Umutungo w'abana batarasezeranye mu mategeko ugabanwa gute iyo batandukanye? Mu gusuzuma ibibazo bishingiye ku igabana ry'umutungo w'abana batarashyingiranywe mu buryo bukurikije amategeko, turisunga ibyemezo by'inkiko byagiye bikiranura umugabo n'umugore babanye batarasezeranye imbere y'amategeko, igihe cyagera bakananirwa kumvikana ku bijyanye no kugabana imitungo yabo. Ariko mbere yo kurebera hamwe imirongo yagiye itangwa mu byemezo by'inkiko, reka dusomere hamwe ingingo z'amategeko akurikira. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryatangajwe mu igazeti nimero idasanzwe yo kuwa 4/8/2023. Turebere hamwe ingingo ya 34. Uburenganzira ku mutungo bwite. Cya mbere, buri muntu afite uburenganzira ku mutungo bwite, waba uwe ku giti cye cyangwa uwo asangiye n'abandi. Cya kabiri, umutungo bwite w'umuntu ku giti cye cyangwa uwo asangiye n'abandi ntuvogerwa. Gatatu, uburenganzira ku mutungo ntibuhungabanwa keretse ku mpamvu z'inyungu rusange kandi hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko. Nibyo tubonye ko n'ababana mu buryo butemewe n'amategeko nabo ni abantu, kandi buri muntu afite uburenganzira ku mutungo we bwite cyangwa uwo afatanije n'abandi, mu yandi magambo uwo babana. Gusa turacyafite ikibazo cyo kumenya uburyo bagabana umutungo wabo, kuko abashyingiranywe mu mategeko barabanza bakumvikana niba bazavanga umutungo rusange cyangwa niba bazavanga umutungo bazahahana bari kumwe, cyangwa niba buri wese azagira umutungo we ku giti cye mu ivanguramutungo risesuye. Ariko muri iki kiganiro dufite ikibazo cy'ababana badafite amasezerano yo gushyingiranwa. Imitungo yabo turibaza uburyo izagabanwa mu gihe bashatse gutandukana. Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, turakomeza tubibutse abatarakora subscribe kuyikora n'abatarakanda kunzogera mugakanda kugira ngo ibiganiro bikomeze kugera ku bantu bose. Katubanze dusesengure ingingo z'amategeko ajyanye n'imitungo y'abashakanye mu buryo buteganywa n'amategeko. Nyuma yaho tubone dusesengure ibyemezo by'inkiko byagabanyije aba bana batarasezeranye mu buryo buteganywa n'amategeko. Turebeye hamwe iby'umucungire y'umutungo washyingiranwe nk'uko biteganywa n'itegeko nimero 71/2024 ryo ku 26/6/2024 rigenga abantu n'umuryango, kuva ku ngingo y'155 kugeza ku 175. Duhere ku ngingo y'155, ivangamutungo rusange n'imicungire y'umutungo. Icya mbere, ivangamutungo rusange ni uburyo abashyingiranywe bumvikana bwo gushyira hamwe umutungo wabo wose. Kabiri, ni ugucunga umutungo bijyana n'ububasha bwo kuwucunga, kuwikenuza no kuwikuraho. Gatatu, abashyingiranywe bahisemo ivangamutungo rusange bacungira hamwe umutungo wabo kandi bakagira ububasha bungana bwo kuwukurikirana no kuwuhagararira. Kane, umutungo wanditse kuri umwe mu bashyingiranywe ubarirwa mu mutungo wabo mu buryo bw'ivangamutungo rusange. Umutungo ntushobora kugurishwa, gutangwa cyangwa kuwikuraho abashyingiranywe bombi batarabyemeranyijweho. Gatanu, abashyingiranywe bafatanya kwishyura imyenda yafashwe mbere yo gushyingiranwa n'iyo bemeranyije gufata nyuma yo gushyingiranwa. Bafatanya kandi kubahiriza inshingano umwe yafashe mbere y'ishyingirwa. Ku ngingo y'156, iseswa ry'ivangamutungo rusange n'inkurikizi ryazo. Icya mbere, ivangamutungo rusange riseshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo. Abari barashyingiranywe bagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana cyangwa ku bundi buryo bumvikanyeho. Cyakora bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe bataramara imyaka 5 ibabana. Mu gihe cy'urubanza rw'ubutane, urukiko rushobora gutegeka ko abashyingiranywe bagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana, rumaze gusuzuma impamvu usaba ashingiraho. Buri wese agahabwa ibihwanye n'uruhare rwe ku mitungo. Cya kabiri, ivangamutungo rusange riseshwe kubera urupfu rw'umwe mu bari bashyingiranywe, umutungo ucungwa n'uwapfakaye kugeza igihe izungura rikorewe. Gatatu, iyo ivangamutungo rusange riseshwe ku mpamvu z'ubutane, ibikoresho bidashobora gusangirwa n'ibikoresho mu kazi
k'umwe mu bashyingiranywe bishyirwa mbere na mbere mu mugabane w'ubusanzwe ubikoresha. 4. Ababerewemo umwenda bafite uburenganzira bwo gusaba kwishyurwa imyenda yafashwe n'abashyingiranywe mbere yo gusesa ivangamutungo rusange. 5. Iyo ivangamutungo rusange riseshwe, hari ababerewemo umwenda batashoboye kumenya iby'iryo seswa kugira ngo basabe kwishyurwa, bakurikirana abari barashyingiranywe mu ivangamutungo rusange bombi. 6. Urukiko rushobora gutegeka ko agaciro k'ibyangijwe n'umwe mu bashyingiranywe ndetse n'imyenda yafashwe mbere cyangwa nyuma y'ishyingirwa atarayigaragaje uwo bashyingiranywe bibarirwa mu mugabane we bwite. Icyiciro cya 2. Ivangamutungo w'umuhahano. Ingingo y'157. Ivangamutungo w'umuhahano n'uburyo rikorwa. Ivangamutungo w'umuhahano ni uburyo abashyingiranywe bumvikana bwo gushyira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa ibizungurwa. Ku ngingo y'158 ni ibarura ry'umutungo. Usangamo ibyiciro 3. Icya mbere ni igihe cyo gutegura amasezerano yo gushyingirwa hashingiwe ku byo abashyingiranywe ubwabo bumvikanyeho. Hakorwa ibaruramutungo ryerekana umutungo bwite wa buri wese n'umutungo buri wese ageneye iremezo ry'urugo iyo uhari. Icya kabiri ni inyandiko y'ibaruramutungo ishyirwaho umukono n'abagiye gushyingiranwa, igakorerwa imbere y'inoteri. Inyandiko y'ibaruramutungo ishyikirizwa umwanditsi w'irangamimerere nibura iminsi 7 mbere y'umunsi w'ishyingirwa. 3. Ikintu kitabaruwe nk'umutungo w'iremezo ry'urugo kiba umutungo bwite w'umwe mu bashyingiranywe. Turebere hamwe ingingo y'159. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu buryo bw'ivangamutungo muhahano. Naho turasangamo ibice 2. Icya mbere, abashyingiranywe bavanze umutungo w'umuhahano bawucunga mu buryo bumvikanyeho kandi bafite ububasha bungana bwo kuwukurikirana no kuwuhagararira. Icya kabiri, buri wese mu bashyingiranywe afite ububasha bwo gukoresha, kwikenuza no kwikuraho umutungo yigengaho. Inyungu n'ibindi byose byabyawe n'umutungo buri wese yigengaho bishyirwa muri uwo mutungo we bwite. Ingingo y'160 ni ukwishyura imyenda yafashwe n'umwe mu bashyingiranywe. Naho turasangamo ibice 3. Icya mbere, umwenda wafashwe n'umwe mu bashyingiranywe mu gihe cy'ivangamutungo muhahano hagamijwe gukemura ibibazo by'urugo wishyurwa n'umutungo rusange. Iyo umutungo rusange udahagije kugira ngo wishyure uwo mwenda wose, ibisigaye byishyurwa n'umutungo wa buri wese mu bashyingiranywe ku buryo bungana. Igice cya kabiri ni umwenda wafashwe mu nyungu z'umwe mu bashyingiranywe, wishyurwa na nyiri ukuwufata mu mutungo we bwite. Icyakora abashyingiranywe bafatanyije gufata umwenda wishyurwa ku mutungo rusange. Igice cya 3, ihazabu n'imyenda ishingiye ku buryozwe bw'icyaha kirebana n'umutungo bwite wa buri wese ni gatozi kandi byishyurwa ku mutungo bwite w'uwo bireba. Ku ngingo y'161, iseswa ry'ivangamutungo muhahano n'inkurikizi zaryo. Naho turasangamo ibice 2. Igice cya mbere, iyo ivangamutungo muhahano riseshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo, umutungo muhahano n'imyenda bahuriyeho bigabanwa abashyingiranywe mu buryo bungana, naho umutungo bwite wa buri wese akawugumana. Igice cya kabiri, mu gihe cy'urubanza rw'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo, urukiko rushobora gutegeka ko agaciro k'ibyangijwe n'umwe mu bashyingiranywe ndetse n'imyenda yafashwe nyuma y'ishyingirwa akaba atayigaragarije uwo bashyingiranywe ku mutungo wa buri wese kandi mu buryo bwumvikanyeho bajya kuwusaba. Tugeze ku ngingo y'165, iseswa ry'ivangamutungo risesuye n'inkurikizi zaryo. Naho harimo ibice 2. Icya mbere, ivangamutungo risesuye risheshwe ku mpamvu z'ubutane cyangwa bitewe no guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Buri wese mu bashyingiranywe agumana umutungo we bwite. Igice cya kabiri, ivangamutungo risesuye risheshwe ku mpamvu y'urupfu rw'umwe mu bari barashyingiranywe.
izungura ry'umutungo wa nyakwigendera rikorwa hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko. Icyiciro cya kane, imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa. Ku ngingo y'136, imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa. Abagiye gushyingiranwa bashobora guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo bibarirwa mu mugabane we. 3, iyo ivangamutungo w'umuhahano riseshwe ku mpamvu z'urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe, umutungo usangiwe n'uwo nyakwigendera yari yayihariye ucungwa n'upfakaye kugeza igihe izungura rikorewe. Icyiciro cya gatatu, ivanguramutungo risesuye. Ingingo y'132, ivanguramutungo risesuye n'uburyo rikorwa. Ivanguramutungo risesuye ni uburyo abashyingiranywe bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana ububasha bwo gucunga, kwikenuza no kwikuraho umutungo we bwite. Ingingo y'133, ububasha bwo gucunga umutungo. Iyo umwe mu bashyingiranywe mu buryo bw'ivanguramutungo risesuye aye uwo bashyingiranywe ububasha bwo kumucungira umutungo, amategeko rusange agenga amasezerano y'ubutumwa niyo akurikizwa. Ingingo y'134, iyishyurwa ry'imyenda. Cya mbere, buri wese mu bashyingiranywe mu buryo bw'ivanguramutungo risesuye afite inshingano zo kwishyura ubwe umwenda yafashe mbere cyangwa nyuma y'isezerano ryo gushyingirwa, keretse iyo uwo mwenda yawufashe ku nyungu z'urugo amaze kubyumvikanaho n'uwo bashyingiranywe. 2, umwenda bahuriyeho bawishyura bombi ushingiye ku masezerano ategurwa nabo ubwabo, iyo itanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Ingingo y'137, iby'ingenzi biranga uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa ikorwa mu nyandiko mpamo. Ikubiyemo igice cya mbere, uruhare rwa buri wese mu bitunga urugo. 2, uburyo bwo kwita ku bana no kubarera. 3, uburyo burambuye umutungo uzacungwamo. 4, inkurikizi z'urupfu ku mutungo wabo. 5, inkurikizi z'ubutane ku bana babo. 6, inkurikizi z'ubutane ku mutungo wabo. 7, inkurikizi ku guhinduka kw'imicungire y'umutungo wabo. 8, ibijyanye n'imirimo idahemberwa yo kwita ku rugo. 9, uburyo bwo kwishyura imyenda yafashwe n'umwe cyangwa bombi mbere na nyuma yo gushyingirwa. 10, n'ibijyanye n'impano, indangano n'izungura. Ku ngingo y'138, inyandiko mpamo y'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa. Icya mbere, inyandiko mpamo y'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa ishyirwaho umukono n'abagiye gushyingiranwa bombi mbere ya noteri. 2, inyandiko mpamo y'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa ishyikirizwa umwanditsi w'irangamimerere nibura iminsi 7 mbere y'umunsi w'ishyingirwa, kugira ngo asuzume niba ibikubiyemo bitanyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. 3, iyo umwanditsi w'irangamimerere asanze iby'ingenzi biranga uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ishingiye ku masezerano ategurwa n'abashaka gushyingiranwa bituzuye cyangwa binyuranyije n'amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda, asaba abashaka gushyingiranwa kubyuzuza cyangwa kubikosora mbere y'uko umunsi w'ishyingira ugera. Icyiciro cya 2, ni ingingo zihuriweho mu micungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Turabisanga mu ngingo y'139, guhitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ku muntu wahawe umujyanama cyangwa umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe wahawe umwishingizi. Umuntu wahawe umujyanama kubera gutagaguza umutungo cyangwa umuntu mukuru ufite ubumuga bwo mu mutwe wahawe umwishingizi ahitamo uburyo bw'imicungire y'umutungo abifashijwemo n'umujyanama cyangwa umwishingizi we. Ingingo y'170, guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Icya mbere,
Uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bushobora guhinduka bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi. Abashyingiranywe basabwa kugaragaza ko iryo hinduka risabwe ku nyungu z'urugo cyangwa impinduka zikomeye zabayeho mu mibereho yabo bombi cyangwa y'umwe muri bo. Cya kabiri, ikirego gisaba guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe gitangwa mu buryo bw'ibirego bisanzwe mu rukiko rubifitiye ububasha rukorera mu ifasi y'aho abashyingiranywe baba. Cya gatatu, iyo urukiko rwanze ku buryo budasubirwaho ikirego, ikindi kirego ntigishobora kongera gutangwa hadashize umwaka umwe ubarwa uhereye igihe icyemezo cy'urukiko cyafatiwe mu buryo budasubirwaho kandi bishingiye gusa ku ngingo nshya. Ingingo y'Ijana na 71, kumenyekanisha no kwandika ihinduka ry'uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Cya mbere, umwanditsi w'urukiko rwaciye urubanza ruhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ku rwego rwa nyuma ashyikiriza kopi y'urwo rubanza n'inyandiko mpine yarwo umwanditsi w'irangamimerere w'ifasi y'aho abashyingiranywe baba n'iy'aho batuye. Kabiri, umwanditsi w'irangamimerere w'ifasi y'aho abashyingiranywe baba n'iy'aho batuye amanika inyandiko mpine y'urubanza ruhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe ahashyirwa amatangazo mu gihe cy'iminsi 90 uhereye ku munsi icyemezo cy'urukiko cyabereye ndakuka. Gatatu, nyuma y'igihe giteganyijwe mu gika cya kabiri cy'iyi ngingo, umwanditsi w'irangamimerere ukorera mu ifasi y'aho imihango yo gushyingiranwa yabereye yandika urubanza ruhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu gitabo cy'inyandiko zishyingirwa bisabwe na nyir'ubwite cyangwa undi muntu ubifitemo inyungu. Kane, ababerewemo umwenda bashobora gusaba urukiko rubifitiye ububasha mu buryo bw'ikirego ko ibyahinduwe mu micungire y'umutungo w'abashyingiranywe bitabagiraho ingaruka iyo babona byarabanjirije, bibangiriza cyangwa bishobora kubangiriza. Ikirego gisaza mu gihe cy'umwaka umwe ubarwa uhereye ku munsi bamenyeyeho izo mpinduka. Ingingo y'Ijana na 72, kwamburwa ububasha bwo gucunga umutungo. Icya mbere, iyo umwe mu bashyingiranywe abangamiye inyungu z'urugo, kwaba kutita ku mutungo w'umuryango ndetse n'uwe bwite cyangwa kuwupfusha ubusa, ashobora kwamburwa ububasha bwo kuwucunga, kuwikenuza no kuwikuraho bisabwe n'uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu ubifitemo inyungu hatitawe ku buryo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Cya kabiri, ikirego cyo kwamburwa ububasha bwo gucunga umutungo gitangwa mu buryo bw'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe mu rukiko rubifitiye ububasha rukorera mu ifasi y'aho abashyingiranywe baba. Gatatu, iyo urukiko rwemeje kwamburwa ububasha bwo gucunga umutungo, ruhumwe mu bashyingiranywe wabisabye ububasha bwo gucunga umutungo bwite bwambuwe, uretse igihe bibaye ngombwa ko urukiko rushyiraho undi muntu ucunga umutungo. Uhaye gucunga umutungo afata ibyabyawe n'uwo mutungo iyo bihari, bigakoreshwa mu gukemura ibibazo by'urugo, ibisigaye akabizigama. Kane, uwambuwe ububasha bwo gucunga umutungo ashobora kuregera urukiko kugira ngo asubirane ububasha bwe iyo agaragaje ko impamvu zari zatumye abwamburwa zitakiriho. Gatanu, iyo umwe mu bashyingiranywe wari warahawe ububasha bwo gucunga umutungo mu buryo buteganyijwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo apfuye, umuntu ubifitemo inyungu asaba urukiko rubifitiye ububasha mu buryo bw'ikirego gitanzwe nk'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe kugena undi muntu wo gucunga umutungo w'uwari warambuwe ubwo bubasha. Muri icyo gihe inama y'umuryango igena ucunga umutungo by'agateganyo mu gihe urukiko rutaragena undi. Ingingo y'Ijana na 73, impamvu z'iseswa ry'umutungo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe buseswa kubera imwe mu mpamvu zikurikira. Cya mbere ni ubutane. Cya kabiri, guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe. Gatatu, urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe. Ingingo y'Ijana na 74, amategeko agenga imicungire y'umutungo w'abanyamahanga bashyingiriwe mu Rwanda
umunyarwanda n'umunyamahanga bashyingiriwe mu Rwanda cyangwa mu mahanga, cyangwa abanyarwanda bashyingiriwe mu mahanga. Icya mbere, uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe n'abanyamahanga bahuje ubwenegihugu cyangwa batabuhuje bashyingiriwe mu Rwanda bugengwa n'itegeko ry'igihugu cy'umwe mu bashyingiranywe bihitiyemo cyangwa n'itegeko ry'u Rwanda. Icya kabiri, iyo ari umunyarwanda ushyingiranywe n'umunyamahanga baba bashyingiranywe mu Rwanda cyangwa mu mahanga imbere y'amategeko, u Rwanda imbere y'uhagarariye u Rwanda mu mahanga, uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bugengwa n'itegeko ry'u Rwanda cyangwa itegeko ry'igihugu cy'uwo munyamahanga cyangwa iry'igihugu amasezerano abereyemo. Gatatu, abanyarwanda bashyingiwe mu mahanga, iyo ishyingirwa ryabo ritabereye imbere y'uhagarariye u Rwanda mu mahanga, abashyingiranywe bahitamo ko uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bugengwa n'itegeko ry'u Rwanda cyangwa iry'igihugu amasezerano abereyemo. Ingingo y'175, agaciro k'imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi. Icya mbere, mu gihe cy'urubanza rw'ubutane bisabwe n'umwe mu bashyingiranywe, urukiko rushobora guha agaciro imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi. Kabiri, agaciro k'imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa yakozwe n'umwe mu bashyingiranywe cyangwa bombi kabarirwa hagati y'10% na 39% by'umutungo wungutse uhereye ku munsi w'ishyingirwa, hamaze kuvanwamo imyenda bafashe nyuma yo gushyingiranwa. Nyuma yo kurebera hamwe icyo amategeko avuga ku bijyanye n'imitungo y'abashyingiranywe imbere y'amategeko, reka noneho dusesengure icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyafashe ku igabana ry'umutungo w'abana batarasezeranye imbere y'amategeko mu rubanza rwa Ngangare na Mukankuranga. Urukiko rw'ikirenga RCAA 0022/11/CS Mukamulisa na Gatete 25 Nyakanga 2014. Amategeko agenga umuryango, abana batarashakanye mu buryo bukurikije amategeko, gutandukana n'igabana ry'imitungo. Ikoreshwa ry'itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10/9/2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina, kwigabana ry'umutungo w'abana batarashakanye mu buryo bukurikije amategeko, ubwumvikane buke hagati y'abashakanye mu buryo budakurikije amategeko ntibusobanuye gutandukana mu gihe bakomeje kubana mu nzu imwe, gufatanya inshingano zo kurera abana no gucunga urugo rwabo. Abashakanye mu buryo budakurikije amategeko bakomeje kubana nyuma y'uko itegeko rya 59/2008 ryo kuwa 10/9/2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina risohokeye, bagabana hakurikijwe iryo tegeko. Mu gihe batandukanye, igabana ry'umutungo w'abana batarashakanye mu buryo bukurikije amategeko rigamije kurengera uburenganzira ku mutungo wa buri wese muri bo, kandi ubwo burenganzira bushingira ku kuba hari umutungo bafitanye cyangwa bafatanyije gushaka. Itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10/9/2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina. Ingingo y'39 n'iya 41. Amategeko agenga imiburanishirize y'imanza mbonezamubano ishorwa mu manza hari ibyo uregwa yatakaje mu manza agomba kubihererwa indishyi zigenwe mu bushishozi bw'urukiko. Incamake y'ikibazo: Ngangare na Mukankuranga babanye badasezeranye imbere y'amategeko, ariko bari babanye bakurikije umuco w'Ubugande kuko ariho babaniye mbere y'uko bimukira mu Rwanda. Nyuma habayeho ubwumvikane buke hagati yabo bituma Mukankuranga atanga ikirego mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo asaba ko bagabana imitungo bahahanye. Urukiko rwemeje ko bagabana imitungo batunze, buri wese agatwara 1/2 cyawo kandi akagumana imitungo yimukanwa atunze. Rutegeka Ngangare kumuha igihembo
cy'avoka n'ikurikirana rubanza. Ngangare yajuriye urukiko rukuru maze rwemeza ko ubujurire bwe nta shingiro bufite. Yongeye nanone kujurira urukiko rw'ikirenga avuga ko urukiko rwashingiye ku itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10/9/2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina, kandi ryaratangiye gukurikizwa atakibana na Mukankuranga, bityo imitungo yaguze nyuma y'umwaka wa 2000 itagombaga kugabanwa kibana. Yongeraho ko niyo iryo tegeko ryaba ari ryo ryari gukurikizwa, ingingo yaryo ya 39 itashingirwaho kuko ireba igabana ry'umutungo ku babana batarashakanye mu buryo bukurikije amategeko, mu gihe hari umwe muri bo ugiye gushingirwa. Mukankuranga we avuga ko batigeze bareka kubana kuko bakomeje kubana mu nzu imwe, bafatanya kurera abana no gucunga urugo rwabo, bityo akavuga ko ariyo mpamvu ingingo ya 39 y'itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10/9/2008 byavuzwe haruguru ari ryo rikwiye gukoreshwa. Incamake y'icyemezo: icya mbere, ubwumvikane buke hagati y'aba bana batarashakanye mu buryo bukurikije amategeko ntibusobanuye gutandukana mu gihe bakomeje kubana mu nzu imwe, gufatanya inshingano zo kurera abana no gucunga urugo rwabo. Kabiri, aba bana batarashakanye mu buryo bukurikije amategeko bakomeje kubana nyuma y'uko itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10/9/2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina risohokeye, mitungo bafatanyije gushaka hakurikijwe iryo tegeko mu gihe batandukanye. Cya gatatu, igabana ry'umutungo w'ababana batarashakanye mu buryo bukurikije amategeko rigamije kurengera uburenganzira ku mutungo wa buri wese bari basanzwe babana nk'umugore n'umugabo, kandi ubwo burenganzira bushingira ku kuba hari umutungo bafatanyije gushaka. Cya kane, kuba hari ibyo uregwa yatakaje mu rubanza agomba kubihererwa indishyi zigenwa n'ubushishozi bw'urukiko. Ubujurire nta shingiro bufite. Amagarama y'urubanza aherereye kurega, amategeko yashingiweho: itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10/9 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina, ingingo ya 39 na 41. Imanza zifashishijwe: Mutebi Mukagasaza LCA 0/143/11/CS rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga kuwa 15/3/2013. Gatera aburana na Kabarisa LS /inconsist /pen 0003/10/CS rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga kuwa 7/2/2011. Ngangare aburana na Mukankuranga. Imiterere y'urubanza: Ngangare John na Mukankuranga Grace babanye batarasezeranye imbere y'amategeko kuva muri 1984 bakiba mu gihugu cya Uganda. Bakaba barabyaranye abana 4. Nyuma habaye ubwumvikane buke hagati yabo bituma Mukankuranga Grace atanga ikirego mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo avuga ko nubwo batasezeranye babanaga bakurikije umuco wa Uganda, kuko Ngangare yamusabye akanamukwa anasaba ko bagabana imitungo yose. Banza urukiko rwemeje ko bagabana imitungo igizwe n'ikibanza nimero 41 kirimo amazu 3, inzu ifite ibyumba 5 n'inzu itarasakarwa n'inzu yuzuye isigaje amasuku ziherereye aho batuye. Isambu iri mu mudugudu wa Karama, Akagari ka Musave, Umurenge wa Bumbogo, Akarere ka Gasabo. N'inzu n'isambu basize Uganda, buri wese agatwara 1/2 cy'imitungo, buri wese akagumana imitungo yimukanwa atunze. Tunategeka Ngangare guha Mukankuranga 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda yikurikirana rubanza n'igihembo cya avoka.
Ngangare John yajuririye urubanza, ajuririra mu rukiko rukuru rwemeza ko ubujurire bwe nta shingiro bufite, ruvuga ko imikirize y'urubanza rwajuririwe idahindutse. Ngangare John ntiyishimiye nanone imikirize y'urubanza, maze ajuririra urukiko rw'ikirenga, agaragaza ibyo anenga mu rubanza rwaciwe. Mukankuranga nawe agenda abisubizaho. Icyegeranyo cy'ibyemezo by'inkiko 72. Urubanza rwaburanishijwe mu ruhame kuwa 17 z'ukwa gatandatu 2014. Ngangare John aburanirwa na Maître Ntigurirwa François na Maître Mupfasoni Blandine, naho Mukankuranga Grace yunganiwe na Maître Mukamana Elizabeth. Isesengura ry'ibibazo bigize urubanza. Cyambere, kumenya niba Ngangare na Mukankuranga bararetse kubana mbere yuko itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina rijyaho ku buryo ritashingirwaho muri uru rubanza. Maître Mupfasoni Blandine uburanira Ngangare John avuga ko umucamanza yavugiye Mukankuranga Grace ibyo atavuze ubwo yemezaga ko kuva mu mwaka wa 2000 bakomeje kubana. Nubwo bari bafite ubwumvikane buke, nyamara Mukankuranga ubwe yari yemereye ko kuva muri uwo mwaka wa 2000 batongeye kubana nk'umugore n'umugabo. Akomeza avuga ko ingingo ya 41 y'itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 ryavuzwe iteganya ko bizatangira gukoreshwa kuva risohotse. Ko rero ubwo ryasohotse muri 2008 Ngangare na Mukankuranga batari bakibana, ridakwiye gukoreshwa, kandi ko n'imitungo Ngangare yaguze nyuma 2000 itagomba kugabanwa hashingiwe kuri iryo tegeko kuko yayibonye batakibana. Avuga kandi ko amasezerano y'akazi Mukankuranga na Swa Rwanda yo muri 2010 ashaka kugaragaza ko yakoze batakibana. Mukankuranga avuga ko yabanye na Ngangare muri Uganda kuva mu mwaka wa 1944 bombi barangije kwiga. Mu 1994 barahunguka baza mu Rwanda bafatanya gushaka imitungo bari kumwe, ariko ko yasabye Ngangare ko basezerana undi akabyanga, yemera gusa abana babyaranye. Anavuga ko batigeze batandukana kuko n'ubu babana mu nzu imwe, uretse gusa ko batakiryamana. Yongeyeho ko no ku munsi w'iburanisha ry'urubanza mu rukiko bombi baje bavuye muri iyo nzu babanamo, ndetse ko abaturanyi babo bazi ko babana, bakaba banafitanye abana 4 babyaranye, ko bakora umuganda hamwe bagasangira igikoni, umukozi, umuzamu n'inzu. Ku rukiko ruramutse rukeneye kureba ko ibyo avuga ari ukuri, rwabaza abo baturanyi. Yakomeje avuga ko mu mwaka wa 2008 yishyuye umuriro w'amafaranga miliyoni 1 kandi bose bawukoresha. Akibaza niba Ngangare abifata nko kumuguriza. Anavuga ko kuva mbere abana na Ngangare yakoraga n'ubaka abagikora, ndetse ko ibyo yabonye byose bafatanyije kubishaka kandi ibintu byose babikoreraga hamwe. Maître Mukamana Elizabeth umwunganira avuga ko umucamanza atigeze avugira Mukankuranga ibyo atavuze, kuko yavuze ko kuba baratangiye kutumvikana mu 2000 bidasobanura ko batakomeje kubana nk'umugore n'umugabo. Ari nayo mpamvu itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 ribareba. Icyegeranyo cy'ibyemezo by'inkiko uko urukiko rubibona. Itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008
rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina ryatangajwe mu igazeti ya leta nimero 14 ryo kuwa 6 z'ukwa karindwi 2009 ritangira gukurikizwa kuva ku munsi ryatangarijweho nk'uko ingingo yaryo ya 41 ibivuga. Urukiko rusanga mu iburanisha Mukankuranga yarasobanuye ko yabanye na Ngangare nk'umugabo n'umugore nta kibazo bafitanye kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000, aribwo hatangiye kuba ubwumvikane buke hagati yabo. Ubwumvikane buke bukaba bwarakomeje kugeza n'ubu, ariko ko nubwo batari babanye neza bakomeje gutura mu nzu imwe nk'umugabo n'umugore, banafitanye abana babyaranye kandi bakomeza gufatanya kubarera ndetse no gufatanya gucunga urugo rwabo. Ibyo Mukankuranga yavuze Ngangare akaba atarigeze abinyomoza. Mu rubanza nimero RCA 0-143/11/CS rwaciwe n'uru rukiko kuwa 15 z'ukwa gatatu 2013 haburana Mutebi Hamis alias Fungamani na Mukagasana Amina, aho Mutebi Hamisi yaburanaga avuga ko itegeko 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 ryamaze kuvugwa ryasohotse baratandukanye. Uru rukiko rwemeje ko nta shingiro bifite kuko inyandiko ziri muri iyi dosiye zigaragaza ko kugeza mu 2010 Mutebi na Mukagasaza bari bakibana nubwo babanaga nabi. Ku bijyanye n'uru rubanza, urukiko rurasanga kuba hagati ya Ngangare na Mukankuranga harabaye ubwumvikane buke kuva mu mwaka wa 2000 bidasobanura ko batakomeje kubana nk'umugore n'umugabo. Byasobanuye mu rubanza rumaze kuvugwa kubera ko Ngangare atabashije kugaragaza ko yaretse kubana na Mukankuranga muri 2000 ku buryo itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 ryavuzwe ritamureba. Ingingo y'ubujurire bwe ikaba rero nta shingiro ifite. Kumenya niba urukiko rwarakoresheje nabi ingingo ya 39 y'itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina. Maître Umupfasoni Blandine avuga ko niyo urukiko rwaramuka rubonye ko kugeza ubu Mukankuranga na Ngangare bakibana nk'umugabo n'umugore, ingingo ya 39 y'itegeko ryavuzwe haruguru atari iyo igomba gushingirwaho ngo bagabane umutungo, kubera ko iyo ngingo iteganya ko usabwa kubanza kugabana imitungo ari ubu ugiye gushyingirwa kugira ngo mugenzi we cyangwa bagenzi be babanaga mu buryo butemewe n'amategeko babanze bahabwa uruhare rwabo mbere yuko uwo wundi ajya gushyingirwa. Komeza avuga ko Mukankuranga Grace atigeze agaragariza urukiko ko Ngangare agiye gushaka undi mugore, ndetse ko iyo Ngangare aza kuba ari we ushaka gushyingirwa niwe wari gutanga ikirego asaba ko babanza kugabanya imitungo. Maître Mukamana Elizabeth avuga ko ingingo ya 39 y'itegeko ryavuzwe yashyizweho hagamijwe guca akarengane kugira ngo umutungo abantu bashakanye batarasezeranye hatagira umwe uwiharira. Anavuga ko Ngangare na Mukankuranga bamaze imyaka 30 babanye n'ubu bakaba bakibana, ubwo ari inshingano batubahiriza nk'abashakanye, kandi ko nabyo byatewe n'ubwumvikane buke bwabaye hagati yabo, ariko ko bitavuze ko baretse kubana nk'umugore n'umugabo. Akomeza avuga ko atumva uburyo nyuma y'iyo myaka yose Ngangare nyamaranye na Mukankuranga yasaba icyemezo cy'uko ari ingaragu. Yagishatse bigaragaza ko yashakaga uburyo bwo kwiharira umutungo. Yasobanuye ko urubanza rwa Gatera John na Kabarisa Teddy rwaciwe n'uru rukiko kuwa 7 z'ukwa 2011 rwasubije ibibazo byose ababuranira Ngangare bibaza ku bijyanye n'ingingo ya 39 y'itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 byavuzwe haruguru. Uko urukiko rubibona, ingingo ya 39 y'itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008
byavuzwe haruguru ivuga ko ababanaga nk'umugore n'umugabo batarashyingiranywe mu buryo buteganywa n'amategeko bashyingirwa hakurikijwe ihame ry'ubushyingiranwe bw'umugabo umwe n'umugore umwe, mu gihe umwe mu barebwa n'ibivugwa mu gika kibanziriza iki yabanaga n'abagore cyangwa n'abagabo benshi, abanza kugabana ku buryo bungana buri wese bo babanaga umutungo bari bafitanye cyangwa bahahanye mbere y'uko ashyingirwa. Mu rubanza LS inconsist pen 003 CS rwaciwe kuwa 7 z'ukwa mbere 2011 ku kirego cyatanzwe na Gatera John na Kabarisa Teddy basaba ko ingingo ya 39 y'itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 byavuzwe inyuranyije n'itegeko nshinga. Urukiko rwasobanuye ko igihe babanaga nk'umugabo n'umugore batarashyingiranywe bahagaritse kubana kugira ngo bagabane umutungo bagomba kuba bari bawufitanye cyangwa barawushakanye. Urukiko rukaba rwaranasobanuye ko kugira uburenganzira ku mutungo bidashingiye gusa ku mpamvu y'uko abantu babanye nk'umugore n'umugabo batarashyingiranywe, ahubwo ko bigomba kuba bigaragara ko hari umutungo bafitanye cyangwa bafatanyije gushaka. Urukiko rusanga rero nk'uko urukiko rwabisobanuye mu rubanza rumaze kuvugwa, ikigamijwe mu ngingo ya 39 y'itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 byavuzwe yanashingiweho n'urukiko rukurengera uburenganzira ku mutungo bwa buri wese ngo bari basanzwe babana nk'umugabo n'umugore ariko batarashyingiranywe. Kubera uruhare yagize mu guteza imbere urugo yabanagamo na mugenzi we, ariyo mpamvu umutungo bahahanye cyangwa bari bafatanyije bagomba kubanza kuwugabana mu gihe umwe yifuza gushyingiranwa n'undi utari we, kuko bitabaye ibyo umwe muri bo cyane cyane ugiye gushyingiranwa n'undi yakungukira ku bintu yahahanye cyangwa yari asangiye n'uwo babanaga. Hakurikijwe ibisobanuro byatanzwe urukiko rurasanga rero nta kosa urukiko rukuru rwakoze rushingira ku ngingo ya 39 y'itegeko nimero 59/2008 ryo kuwa 10 z'ukwa 9 2008 byavuzwe, maze rugashimangira ko ibyemejwe n'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ko Ngangari John na Mukankuranga Grace bagomba kugabana imitungo yabo nk'uko yavuzwe haruguru. Kumenya niba Mukankuranga Grace akwiye indishyi asaba. Maître Mukamana Elizabeth uburanira Mukankuranga Grace yatanze ubujurire bwuririye ku bundi asaba ko amafaranga 500,000 aburanira yagenwe mu rubanza rwajuririwe y'inkurikirana rubanza n'igihembo cy'avoka yiyongera akagera kuri miliyoni amafaranga y'u Rwanda yari yasabye ku rwego rubanza, cyane cyane ko Ngangare akomeje kumurushya akomeza imanza. Maître Ntigurirwa François wunganira Ngangari John avuga ko ari bo bareze basaba ko urukiko rwakira ubujurire bwabo kandi rugakuraho urubanza rwajuririwe, ko rero mu gihe urubanza rwabo ruvuyeho n'ubujurire bwuririye ku bundi bwatanzwe na Mukankuranga ntacyo bwaba bushingiyeho. Yongeraho ariko ko mu gihe urukiko rwaba rudahaye agaciro ubujurire bwa Ngangare rwagena indishyi mu bushishozi bwarwo. Urukiko rusanga mu rubanza rwajuririwe Mukankuranga Grace yari yagenewe 500,000 y'amafaranga y'u Rwanda yikurikirana rubanza n'igihembo cy'avoka. Ayo mafaranga akaba akwiye kwiyongera kubera ko biboneka ko Ngangari John akomeje imanza zatumye Mukankuranga yongera gutanga kuri uru rubanza, akaba agenewe 500,000 kuri uru rwego agenwe mu bushishozi bw'urukiko. Icya gatatu, icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga.
rwemeje ko ubujurire bwa Ngangari John nta shingiro bufite. Rwemeje ko imikirize y'urubanza LCA 0163 akarongo 12 akarongo Cote Cour akarongo Kigali rwaciwe n'urukiko rukuru i Kigali kuwa 19 z'ukwa karindwi 2013 idahindutse, usibye ku bijyanye n'amafaranga y'ikurikirana rubanza igihembo cya avoka ahawe Mukankuranga Grace kuri uru rwego. Rutegetse Ngangari John guha Mukankuranga Grace 500 y'ikurikirana rubanza n'igihembo cya avoka yiyongera kuri 500 yagenewe mu rubanza rwajuririwe. Rutegetse Ngangari John gutanga amagarama y'urubanza angana 29,800 y'amafaranga y'u Rwanda. Iki nicyo gisubizo cyatanzwe n'inkiko ku kibazo cyo kugabana imitungo abashakanye mu buryo butakurikije amategeko. Ese iki cyemezo hari icyo ukivugaho cyangwa hari icyo kidasobanuye ukurikije uko ubyumva? Ugereranije se aba bana mu buryo bukurikije amategeko, urabona itandukaniro ari irihe? Muduhamagare kuri telefone 079 08 58 217 mudusangize ibitekerezo byanyu. Niba mukunze iki kiganiro mubitwandikire muri comment, mukore share, like na subscribe. Ibyiza biri imbere.